nari ndyamye ari masaha ya saa 8 nduhutse, noneho ngiye kubona mbona mu ijuru hagati mu kirere hari ingabo nyinshi cyane. Izo ngabo zari zimanukanye amagare menshi ku buryo utabashaga kuyabara, yari ameze nk'inyenyeri mu kirere. Nabwiwe n'ijwi rikomeye rirambwira ngo ngiye gucyura umugeni kandi ndacyura ntarobanuye. Imana irambwira ngo dore akaga kagwiriye isi nuko abantu batabibona, ariko buri umwe igiye kumusura mu ruhande rwe. Imana irambwira ngo umuntu yahaye akimpa umukene igiye kumwambura. Irambwira ngo igiye kubageza mu gihe kibi cyaho umuntu azasaba uwo yimye. Yesu nashimwe. Nshuti z'Imana, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi twongeye kubatumwaho na Mwuka Wera w'Imana. Imana iduhana umugisha. Ndabashimiye aho muherereye, buri umwe mu ruhande rwe ahabwa umugisha n'Imana. Amazina ni yayandi rero, ni Ngabire Rusi. Ndabakunda iminsi yose, mbifuriza kuba heza h'Imana kandi kubana n'Imana iteka ryose. Ikindi mbifuriza guhora mwegera Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ibampera umugisha. Turabakunda. Reka dutangire dusenga, twinginga Imana, tubaragiza Imana, tuvuga imbaraga z'Imana. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibane natwe, ibane namwe, itwishimire twese hamwe. Imana iduhana umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri umukiza wacu, tubereye ku rugamba. Nanone kuri itariki turagarutse, tuje imbere y'amaso yawe. Tugira umugisha wo kunezezwa nawe, kandi tugira umugisha wo kuganirizwa nawe. Uwiteka Imana, girira neza buri umwe wese uri bukurikirane ubu butumwa cyangwa se ubu buhanuzi, abashe guhembuka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo, kandi buri umwe abashe kuvaho yarari, yakira impinduka mu izina rya Yesu. Fasha abakuru, fasha abatoya, fasha abami, fasha abatambyi, fasha abashumba, fasha abigisha. Buri umwe wese umusure mu rwe ruhande, kandi Kristo umwiteho. Imana yaducunguje amaraso y'umwana Kristo, tukaba tukiriho, tubayeho muri izo mbabazi. Niho twakirira kurama no gukomera, kandi ijwi ryawe rijya ridusura rikadusanga dushyizweyo, kaganira n'iyi mitima, kabasha kwakira ibyo uvuganye natwe. Sina ryawe nirihimbazwe. Ndimo gusenga, ningingiye urwaye kugira ngo yakire gukira, ningingiye ubabaye kugira ngo yakire umunezero. Ndimo kukwinginga Uwiteka, ndasabye kugira ngo ukuboko kwawe kuganze kuri buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Kuganze kuri mu bitaro, kuganze kuwabuze inzira, kuboko kwawe ni kuganze, kandi buri mwe Imana Data umwereke mu buryo gukeneyemo. Kandi Uwiteka, ijwi rirangurura rikumvikana mu matwi yacu, maze natwe tukagendera mu gihe cy'Imana ishaka. Mwuka Wera akatubera umuyobozi. Ijwi ry'Uhoraho Imana rikagendana natwe mu minsi iruhije, igoye umugenzi, iminsi y'ubuhenebere, irimo gutaka tunyiriwe, irimo intwari zinaniwe, hasigaye intwarane. Kamuka twambika undi mwambaro tutigeze twambara, cyangwa ukaduha irindi yishurirwa, cyangwa ukaduha ukundi kumenya. Umwami Uwiteka Imana, Kristo, icyama ukarengera intore, cyangwa ukarengera abakuru n'abatoya, cyangwa abafite imitima iciye bugufiya, bakongera kunywera ku iriba ry'amazi amara inyota. Haleluya.
haleluya. Ndagushimiye kuko uri Imana igira ikirema, wamara kukirema ukanagikomeza. Data, turaje kugira ngo utugirire neza kandi uhaze kwifuza kw'imitima yacu, uturemere ibidukwiriye none n'iteka ryose. Dusenze twizeye Imana kandi ko ibyumvishije bikoze. Amen. Yesu naduhana umugisha kandi atunezeze. Natangiye mbibwira ndi umukristo, nkomeje gukizwa, ndumva urugendo rwo gukizwa ndukomeje, ndacyakomeje kubana n'Imana neza. Ndumva mwuka wera w'Imana agituye muri twebwe, ntabwo arasinzira, nta nubwo arimuka. Isanduka y'Uwiteka iracyari muri twebwe. Mbifurije amahoro. Gitumye ngaruka ubutumwa cyangwa se ni message Uwiteka yampaye. Imana ishimwe. Ndabwira uwakijijwe utarakizwa, wabashije gukora imirimo myiza utarayikoze, wabashije kugera mu nzu y'Imana utarahageze, utinze mu nzu y'Imana nuhageze vuba. Mwese munyemerere mutega amatwi mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari njyewe uvuga, ahubwo ni Kristo uvugira muri jyewe. Ndatumitse kuko nyiri ubutumwa mpaye kubagezaho kugira ngo nsoze icyagambiriye kuri mwebwe. Imana ibaha umugisha. Mperutse kuba ari rimwe ari ku cyumweru, nari ndyamye ari masaha ya 8 nduhutse, noneho ngiye kubona mbona mu ijuru hagati mu kirere hari ingabo nyinshi cyane. Izo ngabo zari zimanukanye amagare menshi ku buryo utabashaga kuyabara, yari ameze nk'inyenyeri mu kirere. Noneho aya magare ngiye kuyabona, ndabwirwa ngo nimbwire buri umwe wese yezwe, abonere, atungane. Imana itugirire neza kandi tuganze. Birashoboka sinzi ahantu wari uri, ariko ubasha kwibuka ukava mu byo wari urimo ukagaruka. Birashoboka ko ntazi ikintu cyari gitumye kikurekesha Imana, ariko ubasha kongera ugahindukira ukagaruka, kuko ibyo Imana ikugambiriyeho ni byiza. Reka nkubwire ngo aya magare nabonye amanuka, buri gare ryari rifite umugenzi. Imana idutabare kandi twiteho. Nabwiwe n'ijwi rikomeye rirambwira ngo ngiye gucyura umugeni kandi ndacyura ntarobanuye. Imana ituganze. Mbwirwa n'ijwi rikomeye rirambwira ngo aya magare yose, buri gare rifite nyiraryo, buri gare rifite nyiraryo, buri gare rifite nyirabyo. Icya kabiri, iryo jwi rimaze gutambuka, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mbwire abantu ngo buri umwe wese niyivomera amazi azamutunga mu gihe kiri imbere gatoya. Ntago ari kinini, ni gitoya. Ni gitoya. Haba uyu munsi, haba icyumweru, haba ukwezi, ntago nzi ukuntu kireshya, ariko iki gihe ni gitoya. Imana irambwira ngo ushobora kuba waraguye nugaruke, kuko ntago uzi igare ryawe iryo ari ryo. Irambwira ngo ahantu watinze ukahatsikira, irambwira ngo byuka ugaruke, kuko ntago uzi igare ryawe iryo ari ryo. Uwiteka arambwira ngo dore agiye guteza icyago cy'inzara. Imana itugirire neza kandi dutabare. Irambwira ngo dore inzara igiye kuba nyinshi cyane, ngo ariko umuntu wanyiringiye ngo ntabwo izamugeraho. Imbwira irindi jambo, irambwira ngo umuntu wayitegereje yihanganye akarinda ijambo Imana yavuganye nawe, arambwira ngo uyu nguyu icyago ntago kizamugeraho. Niko Imana yavuganye nanjye. Ikindi yarambwiye ngo mbwire abantu bose ngo mugerageze kwiyambura umwambaro
wa kera, ngo mwambare undi mwambaro mushya, ngo kuko amazi si yayandi, nimuhindure. Imana itugirire neza kandi igaruke bugufi bwacu. Imana irambwira ngo dore akaga kagwiriye isi nuko abantu batabibona, ariko buri umwe igiye kumusura mu ruhande rwe. Nk'uko umubibyi ajya mu murima akamenya icyeze n'ikiteze, niko Imana igiye kubikora. Imana itugirire neza kandi dusange. Birashoboka, ntabwo nzi ahantu uri, sinzi ibyo urimo, sinzi n'ibyo utinzemo, ariko reka nkubwire iri tangazo mwene data, nshuti, muvandimwe, munyamasengesho, munyamasezerano, wowe wubashye Imana uretse gucogora wakabaye wambarira imbaraga. Birashoboka ko waguhura n'iminsi iruhije umugenzi, umutima wawe ukananirwa ukumva uracogoye, ariko ngera wiyongeremo imbaraga, kuko aho tugeze ari aho kurwana atari aho kwiyambura intwaro. Imana idutabare kandi tugirire neza. Imana idutabare kandi itugirire neza. Nyuma y'iryo jwi rivuga ngo dore inzara iteye mu gihugu, ngo abantu bagiye gusonza ari benshi, ariko ndagira ngo mpumurize umuntu wiringiye Imana. Haleluya. Ndaguhumuriza nkubwira ijambo rikomeye, ndakubwira ngo Imana ibyawe, sitoke yawe Imana yarayizigamye. Imana ishimwe. Bivuze ngo kwirinda ukarindira iteka ryose bijya bigusingiriza icyiza. Yesu atugirire neza. Bivuze ngo ikintu cy'agaciro uca mu bikomeye ugahura na byinshi, ariko imbere heza urahateganyirijwe. Bivuga ngo ibintu byose bijya biza ari byiza. Haleluya. Ariko dushimiye Imana nyiramaboko magari, itagitinzwa n'ahantu twanyuze, ahubwo iteganyiriza ibyiza imbere y'amaso yacu. Turayishimiye. Narivuze ku munyamasezerano, ku munyamasengesho, ku muntu wababajwe akihangana, ku muntu watutse agasuzugurwa akihangana, ku muntu wababajwe n'iminsi akihangana. Imana itugirire neza. Icya gatatu cyaje kivuga ku bantu Imana yagiriye neza. Imaze kubagirira neza, bigira nka Nyamutunzi na Lazaro. Ngo aba bantu Imana yarabarengeye, ngo ibaha ibyo bayisabye byose, ngo ariko barangije ngo ntibibuka kugirira neza abantu Imana yaremye. Rimwe na rimwe ngo naho umushonje yamucaga ashonje, ngo akamusaba ntiyamwitagaho kuko yumvaga ari nayubu. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo abantu yagiriye neza ntibibuke kugirira neza abantu yaremye, ngo yabashyize mu gika cy'ubukene kugira ngo irebe abo yahaye mbere icyo bari bukore. Irangije irambwira ngo ije gukora ikintu bita ihinduranya. Irambwira ngo wari uri hasi agiye kujya hejuru, wari uri hejuru agiye kujya hasi. Imana irambwira ngo umuntu yahaye akimpa umukene igiye kumwambura. Irambwira ngo igiye kubageza mu gihe kibi cyaho umuntu azasaba uwo yimye. Irambwira ngo ibi bintu ntibizatinda kandi bizasohorera ku muntu wakoze iki kintu nkana. Nk'uko umubibyi abasha kujya mu murima agahinga, igihe cyo kubiba cyagera agasohora imbuto akabiba. Irambwira ngo uwabibye wese Imana igiye kumuha gusarura, kandi imisarurire yawe izaba myiza. Birashoboka yuko wumvaga yuko nta nyungu irimo, kandi ukumva nta kintu rwose urimo ukorera, ariko umurimo wose uturuka mu maboko yawe, nshuti yanjye, Imana irawandika. Reka nkubwize ukuri, umurimo ukoranye urukundo wese ufite agaciro mu maso y'Imana. Umurimo ukoranye ubushake ufite agaciro mu maso y'Imana. Birashoboka ko wakumva rwose yuko imirimo ukora itumvikana, ariko nkuzaniye ihumura rikubwira ngo imirimo wakoze ifite agaciro mu maso y'Imana. Yesu atugirire neza kandi aganze kuri twebwe. Imana idutabare. Imana yamurambwiye ngo abanyamasezerano n'abanyamasengesho, umuntu wirinze ikintu icyo ari cyo cyose cyamutandukanya n'Imana, agategereza yihanganye. Imana yarambwiye ngo uhumure,
uhumure, nkutangarije itangazo rivuga ngo uhumure, ntacyo uzaba. kabiri, nubwo ibyago n'amakuba bizaba byinshi, ngo ariko umuntu w'Imana ifite ahantu izamuhisha kugeza igihe urugamba ruzarangirira. bivuze ngo naho waba uri umupfakazi w'umukene w'umutindi nyakujya, Imana ifite ahantu yahisha ibintu bizagutunga kugeza urugamba rurangiye. kabiri, Imana ifite umwambaro izakwambika kugeza urugamba rushoje. gatatu, Imana ifite inkweto yakugeneye izakwambika ugaca mu bikomeye ariko ukabirenga. kane, Imana yarambwiye ngo buri umwe wese witegereje yihanganye agiye kuyibonera mu gihe cy'akaga n'amakuba, aho abandi bagiye gutaka badafite umuntu bumva. Uwiteka tugirire neza kandi adutabare. Imana ishimwe. Reka twifashishe iri jambo riri muri Zaburi ya 91 n'umurongo waho wa mbere. Ahangaha niho tugiye gusoma twinjira mu gihe cyo gusoza. Ni Zaburi ya 91 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. kabiri, ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. N'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. gatatu, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Yesu aduhana umugisha. Reka tuvugeho gatoya kuri iri jambo riherekeranyije n'ubutumwa twahawe. Bibiliya ivuze iki? Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo umuntu wese uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Arangije yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Ariko yaravuze ngo hahirwa, Imana ihimbazwe cyane. Zaburi y'igice cya mbere yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Wowe ahantu uri ntabwo nzi ahantu uri, ariko irondore wisuzume wimenye. Menya ngo ngewe ndi uwuhe muntu. Ese Imana ije aka kanya, ngewe ndi uwuhe muntu. Ese data avugije impanda aka kanya, ngewe ndi uwuhe muntu. Ese ndi muntu ki? Agakiza kanjye kari ku ruhe rugero? Ese marayika w'Uwiteka bivuze ngo impanda ivuze, wowe uherereye mu kahe gace? Yesu atugirire neza kandi aganze kuri twebwe. Iyi ni message nahawe, nawe usome. Haravuga ngo umuntu wese, bivuze ngo umuntu uri muri ubu bwihisho naho inkuba yakubita imirabyo ikarabya nta kintu azaba. Umuntu uri muri ubu bwihisho abantu bazagira imbeho nyinshi ariko Uwiteka azamufubika azamuhisha. Umuntu uri muri ubu bwihisho ibyago n'amakuba ibyorezo bizatera, intambara zizaba nyinshi, yewe bigiye kuba byinshi ku buryo buri umwe wese uzagira ahantu yibaza avuga ati ni Imana yavuganye natwe ariko niyo. Iravuze ngo umuntu wo mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ariko ngo ni umuntu uba mu bwihisho. Ubwihisho bw'Imana n'ubw'abantu biratandukanye. Hari ukuntu umuntu yaguhisha mu bundi buryo ariko igihe cyagera akaguhishura, ariko iyo Uwiteka aguhisha ntago aguhishura kereka iyo ari we wishyize hanze. Data twese atugirire neza. Amen. Dawidi niko yavuze avuga ngo hahirwa umuntu mbese uba mu rwihisho rwisumba byose. Mu rwihisho rwisumba byose nta mujuru uhagera. Mu rwihisho rwisumba byose nta cyaha kihagera. Mu rwihisho rwisumba byose nta mugomo uhagera. Mu rwihisho rwisumba byose nta muntu ukwinjirira ngo akuvogere, kuko uri mu bwihisho bwisumba byose. Umukobwa utinze mu bwihisho bwisumba byose iteka ryose hagenda babaye, ariko Imana imuteganyirije umunezero.
umugore wo mu bwisho bw'isumba byose agenda ahura na byinshi bimutsikamiza umutima, ariko iminsi igiye myinshi igahimwa n'umwe, Imana imuteganyirije umunezero. Ikintu nari mvuze ni kimwe, uba mu rwisho rw'isumba byose agahama mu gicucu cy'ishobora byose, uwo nguwo arahirwa. Reka dusenge. Ndumva message yanjye ari iyo, shoje gukiranuka kw'Imana nta rubanza. Uwumva wese yumvire. Ikintu nkwifurije ni kimwe, birashoboka ko abantu bose ntago bakunda kujya kuri social media, ariko nubona iyi message ugira umwete wo kuyohereza na mugenzi wawe, kugira ngo ukwirakwizire irivuga butumwa, kandi kugira ngo umuyoboro mwiza w'Imana. Reka dusenge. Uri data wa twese Imana, utwitaho ku manywa na nijoro, tubera byose, watubereye umubyeyi mu gihe cy'ubupfubyi, watubereye inshuti nziza mu gihe zari zigiye, watubereye ubwugamo mu gihe cy'imvura n'umuyaga, watubereye ihumure mu gihe twari twishwe n'umubabaro. Warakoze. Haleluya. Tukubaha imirimo myiza ugenda ukora. Haleluya. Stikide enima kandi winima tobistify edrai. Haleluya. Turagushikaidi minifo brayi, tukubaha ibyiza wakoze n'ibibi wakoze, kuko uri Imana yacu. Bivuze ngo byose ubikora mu bumana bwawe no mu mbaraga zawe zikomeye. Gukiza ni mu mbaraga zawe, kwica ni mu mbaraga zawe, kweza no gucyura ni mu mbaraga zawe. Imana, imbaraga zawe zirakomeye. Bibiri yaravuze ngo zibasha kwimura umusozi utabimenye zikawutuza ahandi. Ndagushimiye kubw'ibyo ugambiriye gukora no gusohoza. Icyubahiro ni kibi cyawe, niwubahwe n'abera bose, utambirwe, wubahwe kandi ubararirwe n'abera bose bo mu isi. Abamarayika n'abaserafe iminsi yose bahora baguha icyubahiro. Natwe abatuye inaha mu isi tuhora tugushima tuvuga ngo urera. Tugushimiye imirimo myiza wakoze, niyo wakoze uyu munsi niyo uzakora, nushimwe. Buri umwe wese yakire kubohoka, yakire kumva ijwi ryawe. Dusenze twizeye Imana Data umukiza kubyumvishije, ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye. Amen. Amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe. Amen.